dutuye mu isi dusa n'abandi, dushobora gusonza nk'uko basonza, haleluya. Ariko abakijijwe dufite ingabo ibihumbi z'abamarayika zihagurukana natwe, zigendana natwe. Ibyemezo bitugenerwa ntibigarukira tanzo zakora ishyano, ariko ntacyo reka mbivuge, ntibigarukira mu mirenge, ntibigarukira mu kagari, ntibigarukira mu karere, yewe nta nubwo bigengwa na za guverinoma z'ibihugu. Ibyemezo bitugenerwa bifatirwa mu nteko yo mu ijuru, haleluya. Bibiliya irambwira ngo ubugingo bwacu bwahishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Abari muri Kristo ntibagerwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikingeraho kiba cyaciye mu kayunguruzo k'urukundo rw'Imana, haleluya. Data kareba akavuga ati ntacyo kimutwara, ndamwizeye, nkuko yavuze kuri Yobu, haleluya. Satani yadusaba, ibihe byadusaba, ariko turarinzwe. Kubera iki? Dufite imbuto y'Imana muri twebwe. Yitwa Hortense Mazimaka, ndi umubyeyi, nagiriwe ubuntu ndakizwa, ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Nitutongera guhurira mu mihanda y'inaha ngaha, tuzahurire mu gitaramo cyo mu ijuru, haleluya. Ndabizi neza, narababariwe, mfite ubugingo buhoraho kandi ndakomeje. Imana rero yangiriye neza, impa umurimo mwiza wo kuvuga umuntu udapfa, udasaza, udahemuka, utabyuka nabi, utajya unanirwa, umwizerwa. Uwo murimo nta kusa, haleluya. Ndamushimira imivukire yanjye n'imibyirukire yanjye n'imibereho yanjye sinari kuba uyu nguyu. Nahoze mbwira Pastor Solange ejo mu ijoro tuganira, ndamubwira mujye mushima Imana. Hari ukuntu uvukira mu muryango urimo ijambo ry'Imana, Bibiliya ziraho n'ibitabo by'indirimbo, ukajya ugira ngo abantu bose barabihawe. Ngewe nafashe kuri Bibiliya bwa mbere nakijijwe ndi umugore utwite inda ya gatatu, ariko Imana y'imbabazi, haleluya. Imana y'imbabazi nanjye iranyeza ingira uwayo kubw'imbabazi zayo, haleluya. Ndashimira Imana rero kubw'itorero Anglikani, ndi inshuti yanyu, namwe muri inshuti zanjye. Nishimiye kugera hano muri diocese ya Butare. Bishop Imana ibahe umugisha, nabo mukorana umurimo w'Imana. Iyo mutabyemera sinari kuza, ariko murakoze kunyemera ngakora umurimo w'Imana hagati muri mwebwe. Umwami Yesu abahe umugisha. Ndashimira Imana kubw'umubiri wa Kristo muri Huye. Umwami Imana atugirire neza, adukomereze amaboko, kandi Yesu arimo araza. Mwari muzi ko aje, haleluya, arimo araza. Ni inkuru zitagezweho, ndetse niyo utangiye kuzivuga umuntu yibwira ko mu mutwe hadakomeye, cyangwa se kutize, cyangwa se kufite ibibazo byinshi, ariko Yesu araje, haleluya. Ari ku bicu, ari ku marembo, kandi abafite ibyo byiringiro bahora biboneza, bahora biteguye, bafite umurimo umwe w'ibyo byiringiro bakiriye kubimenyesha abandi, haleluya. Wabibamenyesha ukora muri banke, wabibamenyesha uri umwarimu, wabibamenyesha uri umuganga, wabibamenyesha. Ariko ubuzima bw'abakiri ibi byiringiro bazi neza ko Yesu aje ntabwo butandukanywa no kubibwira abandi, haleluya. Nagira ngo nkubwire, niba ufite ibindi bintu uhugiyemo ariko bitagize aho bifataniye n'ubugingo bw'iteka, urimo uratubera igihombo, haleluya. Ukwiriye kuba ibyo urimo ubikora neza, urera abana, ucuruza, uvura, icyo wakora icyo ari cyo cyose cy'iterambere ryawe, ariko bikwiriye kuba bifite aho bihuriye n'ibidashira, haleluya. Aya mazu meza twubaka, ibintu byiza byose dukoresha bizashira, Yesu ashimwe cyane, ariko ikintu kizabaho iteka n'ubugingo bw'umuntu. Kandi n'ahantu habiri honyine abantu bazaba, bamwe bazabana n'Imana mu munezero udashira, marezoma baturanye natwe, bamwe bicaranye natwe mu office, abandi bacuruzanye natwe mu masoko, ndetse nabo twararanye ku bitanda bimwe, bamwe muri bo bazaba mu mwijima, mwirimbukiro. Kuki? Kuko we nanjye tutavuze ibyo twagombaga kuvuga. Rero ndagira ngo mbinginge kubw'imbabazi z'Imana, twese uwo murimo ni uwacu. So abapasiteri bahagaze hano imbere, so ababishopu bahagaze hano imbere, n'uwabizera twese. Ndinginga Imana tuganira ijambo ry'Imana ngo Mwuka Wera ashyire ishyaka rigurumana mu mutima wawe, utangire kuberaho Kristo, haleluya. Ntiwongere kwiha igihe, ntiwongere kubipostponinga, ntiwongere kuvuga ngo nindangiza amashuri, nimara kubyara, oya. Aho uri n'ibyurimo ugaragaze Kristo, kandi umusaruro urateguwe. Mwuka Wera aragenda ashyira inyota mu mitima y'abantu mu buryo tutazi, kuko ari igihe cya nyuma. Umusaruro urahari, Data arawutegura. Ibyacu ni ukuvuga. Ubutumwa bwiza ntibuzavugwa n'abamarayika, buzavugwa n'abantu. Twebwe bagifite ibyo barwana nabyo, bagifite ibyo basengera. Ndakwinginga rero kubw'imbabazi z'Imana, ndasaba Umwuka Wera yo kabyara ngo ashyire inzara n'inyota mu mutima wawe, haleluya. Umenye kubereyeho Kristo. Imana nishimwe. Nyankunda kurondogora, ariko Imana ifashe
nze kubahiriza igihe kugira ngo n'igitaramo gikomeze. Haleluya. Kandi igituma ndondogora si ikindi nuko umugabo mvuga ari mwiza. Haleluya. Nawe umuvuze warondogora. Imana nishimwe cyane. Uzumva iyo uvuga ibintu ukunda byiza bitabeshya, uba ufite ibintu byinshi biryoshye bibira muri wowe. Icyampa rero umwuka wera agashyira ishyaka mu mutima wawe, wowe ufite ibyo byiringiro bizima turimo tuvuga, ukabisangiza abandi. Isi nta byiringiro ifite, isi nta gisubizo ifite, ariko twebwe dufite igisubizo. Haleluya. Waba wize waba utize, niba ufite Yesu ufite igisubizo cy'ibihumbi by'abantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Turimo turavuga rero kugira ibyiringiro bizima. Sirowamu mwarakoze, mukomerere mu mwami, mukomeze mu muvuge, mukomeze mu mwamamaze. Impano yabahaye tuzishimiye Imana. Reka twongere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Ndizera ko nta mwangirikani utagira Bibiliya. Ndizera ko nta mwangirikani utagira Bibiliya. Byaba ari akaga. Haleluya. Natwe bejo bundi binzaduka dufite Bibiliya. Uramutse udafite Bibiliya waba udutengushye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Reka twongere tuhasome. Bishop yigishaga mu gitondo avuga ni ko mvugiye amagambo yanjye yose akaba yamaze, ariko namwe n'ay'umwami kubisubiramo bihora bifite ubuzima ntacyo bitwaye. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 3 kugeza kuri 5. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, ikabiterwa n'imbabazi zayo nyinshi. Imbabazi zayo nyinshi zidakama nizo zatumye tubyarwa ubwa kabiri, ngo kugira ngo ntibigarukiraho, ngo nukugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma ntibigarukiraho ngaho, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Bande? Abavutse ubwa kabiri. Haleluya. Abagiriwe n'Imana za mbabazi nyinshi, abafite ibyiringiro bizima, bafite undi murage utabasha kubora bategereje. Haleluya. Ntubora, ntiwandura, ntucuyuka, ntutakaza agaciro. Muri make niba mwarabyitegereje mwabonye ko ibintu byose byo kwisi byose bitakaza agaciro. Wiyubakira inzu nziza muri quartier y'iwanyu ikaba ari nziza muri uwo mwaka, nyuma y'umwaka ntumenye uko byagenze ukajya ubona izindi zayiciyeho. Wigurira imodoka seri ya nyuma muri uwo mwaka, nyuma y'imyaka mike ntumenye uko byagenze, uranayireba ukajya ubona yatakaje ubwiza. Kwigurira telefone igezweho abajene, ibintu by'isi byose bitakaza agaciro. Natwe ubwacu turadepreciating, ariko niko bavuga. Iminkanyari iraza ugatakaza forme, ugatakaza isura. Abana bakure bakajya bavuga ngo inka za data zagize gute, zapfuye ubusa. Turi ibiremwa bisaza. Ikintu cyose kiri ku isi kigenda gitakaza agaciro buke, ariko uyu murage duhabwa, haleluya, kuko n'ubundi twawuhawe n'imbuto itabora yageze muri twebwe, ntubora, ntusaza, ntucuyuka, n'uwiteka ryose. Imana nishimwe cyane. Ngo hanyuma mwebwe abo bafite uwo murage, abo bafite uwo munani, abo bagiriwe imbabazi, abo bavutse ubwa kabiri, abo bafite ibyiringiro bizima, bafite n'ubundi burinzi, ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Kubera iki? Wadukoya turinda, hari ibindi aturindirije. Murabizi turakizwa, wa munsi twakiriye agakiza, tugakomeza tugakizwa, ariko kwezwa tukazanakizwa igihe tuzambara umubiri w'ubwiza. Haleluya. Mu by'ukuri ingororano z'abera ntabwo tuzizi, n'aya mashimwe dutura umwami aracyari make, ariko igihe tuzambara umubiri w'ubwiza, igihe hazaba itandukaniro ry'abakurikiye umwami n'abamwanzi, haleluya, tuzabona icyo umwami wacu yadukoreye icyo ari cyo. Rero ngo araturinze, hari uburinzi buri ku mugeni we aturindirije ikindi dutegereje. Haleluya. Ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe igihe uzambara umubiri w'ubwiza, kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Imuvuga butumwa turamwakira uri hano imbere. Imana imuhe umugisha. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ibyacu ntibigarukira inahanga. Reka ntindeho gatoya kuri aya magambo, mvanemo ibintu nka 3 cyangwa 4, hanyuma tubigendereho.
hanyuma turyoherwe n'iby'umwami atubikiye. Imana ishimwe. Ahambere hatubwiye ngo twavutse ubwa kabiri. Tuvuka ubwa kabiri bitewe n'imbabazi zayo nyinshi, imbabazi zidakama, imbabazi zitaguciye ikintu na kimwe, ahubwo zishingira mu mutima w'imbabazi w'Imana. Haleluya. Hanyuma tubyarwa ubwa kabiri. Imana ni ishimwe cyane. Tuvuka ubwa kabiri, duhinduka abana b'Imana. Mu gitondo twabivuze, nuko nguko byatugendekeye, bishingiye hehe? Mu mbabazi z'Imana. Umushumba yatubajije, nanjye nenda kukubaza, ese uko kuvuka kwageze mu buzima bwawe? Imana ishimwe cyane. Ese waravutse? Ese warebye kuri Yesu? Ese waramutumbiriye? Ese wakiriye ubugingo buhoraho? Haleluya. Ibyo bitandukanye no kuba mu itorero ryiza rimaze n'imyaka rikora ibintu byiza. Imana ishimwe cyane. Bitandukanye no kuva mu itorero rimwe ukaza mu rindi. Bitandukanye n'umunsi wabatijwe, binatandukanye no gukomezwa. Haleluya. Ese wakiriye ubu buzima bw'Imana muri wowe? Ese wavutse ubwa kabiri, cyangwa wamenyanye n'umushumba, cyangwa wafanye umuvugabutumwa runaka, cyangwa wajoininze Silowamu? Erega umuntu ashobora kugira impano nziza zimeze gutya ariko ataravuka ubwa kabiri. Amaboko ya Yesu arakuramburiye mu mbabazi zidakama, mu rukundo rwinshi. Nta muvugabutumwa uramenya kuruvuga nk'uko ruri. Ntago turabasha kuvuga imbabazi z'Imana nk'uko zingana. Iteka zirandenga, kuko kubabarira abantu bakoze amahano akabije biratugora. Nko kuvuga ngo umuntu yica impinja, umuntu yahohoteye abantu batoya, wumva bidakwirwa mu mutima. Ariko Imana y'imbabazi ibasha gutwikiriza imbabazi zayo n'abagizi ba nabi buzuye isi yose, ikabategerereza agakiza. Imana ni ishimwe cyane. Iyo rero iragutegereje. Haleluya. Mu itorero turaharererwa, turahakurira, turahigishirizwa, ariko mu bwami bwa Data ntago bazaduhamagara mu mazina y'amadini yacu. Haleluya. Ntago bazavuga ngo bangirikani ni bake hano, nta nubwo bazavuga ngo muri restoration, nta nubwo bazavuga muri Zion. Nta torero bazahamagara, bazavuga bafite ikimenyetso cy'amaraso, abavutse ubwa kabiri. Kandi umugeni wa Kristo araho hose arimo arategurwa. Haleluya. Mu bashumba harimo umugeni wa Kristo, mu baririmbyi harimo, mu bakristo tutazigera tumenya, batazigera bagira amazina yamamaye, harimo umugeni wa Kristo. Malheureusement cyangwa unfortunately, muri ayo matorero meza avuga ubutumwa bwiza, harimo n'abandi batarakira uku kuvuka ubwa kabiri, kandi bumva ubutumwa bwiza, kandi bumva ijambo ry'Imana, kandi bari mu nzu y'Imana. Iyo ubuntu bubaye bwinshi, nabonye abantu babukerenza. Iyo ubuntu bubaye bwinshi abantu barabukerenza. Igihe Yesu yavugaga ngo abamaraya, abakoresha bikoro, abantu badakwiriye bazadutanga mu bwami bw'Imana, no kuvuga iki? No kuvuga ngo hari umuntu uba hatumva ijambo ry'Imana, ryagwa mu matwi ye, akumva n'ubwa mbere yumvise umunyarukundo nka Yesu, akumva n'ubwa mbere yumvise umunyembabazi, akumva n'ubwa mbere yumvise umuntu wamwemera. Twamara imyaka tubyumva twebwe, bwacya tukabimenyera. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ntugakereze ubuntu wagiriwe bwo kuba uri mu nzu y'Imana, bwo kuba wumva amagambo y'ubugingo, bwo kuba wumva indirimbo zimuhamya zivuga imbabazi. Ntukabifate for granted. Ntukajye uza mu iteraniro kubwo kuza, ujye uvuga uti mwami wanjye uravugana iki nanjye uyu munsi? Ese uranganiriza muri korali y'abana? Ese uramvugishiriza muri Silowamu? Ese uramvugisha umushumba ahagaze atangiye kwigisha? Mwami Imana, umutima wanjye uragutegereje. Abo nibo bahuzwa, nibo bahazwa ubuntu bw'Imana, abafite umutima umeze gutyo. Imana itugirire neza. Nongere nkubaze ngo waravutse? Ese wakiriye ubu buzima? Haleluya. Ese warebye kuri Yesu? Ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:14-15, Yohana 3:14-15 ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nkunda Bibiliya n'ibigereranyo byayo byuzuye ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, murabyibuka abantu bagomeye Imana na Mose, inzoka nyinshi z'ubumara bukomeye zirabarya. Hanyuma igisubizo Imana yabahaye cyari funny mu mvugo y'uyu munsi, cyari weird, cyari bizarre, cyari kidashinga. Ni gute ubumara, abazi siyanse, ni gute ubumara bwakwinjira hanyuma bakakubwira ngo kureba, nta no gukoraho, nta no kumanura byibuza iyo nzoka y'umuringa ngo upfe kwikozaho aho inzoka yakuririye. Kureba ni gute byakiza? Yesu ashimwe. Nongere nkubaze ngo warebye kuri Yesu?
Haleluya. Ibyiringiro wabikuye kuri wowe n'ubushobozi bwawe ubyerekeza kuri Yesu, kuko bagombaga kureba ku nzoka y'umuringa ngo barebyeho bose bagakira. Kandi ndahamya ko mu iteraniro hari abantu banze kurebaho, baravuze ngo ariko Mose yaturagira ye. Barabona bino bintu byakiza ndi, kuko Imana ibidukiza yahisemo kubyoroshya kugira ngo n'uwize n'utarize n'umwana mutoya abashe kubisingira. Tutazavuga ngo yarabihanitse cyane ntitwabyumva ntitwari twarize, yahisemo kubyoroshya. Ese warebye kuri Yesu? Iki kigereranyo rero kumurebaho niko kumwizera. Ni ukuvuga ngo nikuyeho imbaraga, menye ko ntashoboye, menye ko ntakwikiza, misemo kugutumbira Yesu. Ese warebye kuri Yesu? Ese wakuye amaso yawe ku bindi bintu byose byiza? Nasanze umwana w'umuntu ashobora ibintu byinshi kandi byiza, ariko wakuye amaso kuri ibyo byose, wayahanze umusaraba. Haleluya. Abamurebyeho bose barakize, bahawe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ibi nongere mbivuge ngo bitandukanye n'umunsi wakijijwe. Teka iyo nganiriye n'abantu barambwira ngo nkamaza, ese wakiriye agakiza? Ahita ambwira ati yego nakijijwe iki gihe n'iki. Ni byiza nako nabatijwe, ni byiza kubatizwa, turabisabwa n'ijambo ry'Imana, ariko agakiza gatandukanye n'ibyo byose. Haleluya. Imana rero mu bwenge bwayo yahisemo gukirisha abayizera idakoresheje ubwenge bw'isi. Tubibona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 1 umurongo wa 21. Ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, irimo ikinyarwanda cyoroshye kugira ngo ubisigarane mu mutima wawe, nanjye mbigumane mu wanjye. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 1:21, ngo Imana mu bwenge bwayo, haleluya, Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Haleluya. Haleluya. Cyari kuri ka kajambo ka mbere kavuga ngo twavutse ubwa kabiri kubw'imbabazi zayo nyinshi. Hanyuma Imana igiye gushaka icyo yadukirisha. Haleluya. Ngo Imana mu bwenge bwayo itatugishije inama, itagishije abakuru b'amadini inama, itagishije intumwa inama, itagishije abandi inama, ngo Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Haleluya. Haleluya. Yahisemo gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Imana nishimwe cyane. Nshuti z'Imana, nta rwitwazo namba dukwiriye kugira. Haleluya. Abafite imitima iciye bugufi, abafite imitima imeze nk'iy'abana bato, nibo bafitanye n'Imana umubano mwiza, kuko Imana ntiyahisemo gukirisha Hortense ubwenge bwose n'ubukoryo bwose n'utundi tuntu twose nari narigiye two kwirwanaho. Imana ntiyahisemo kugukirisha ubwenge bwose bwo kwirwanaho bwo mu buzima busanzwe. Haleluya. Kandi ubwo bwenge bujya butugirira umumaro, kuko hari abantu bakora ibintu neza, ukabona barabikoze, ukabona barabinogeje, ukabona bibagejeje no ku bintu. Muri ubwo bwenge bw'isi harimo ubwiza butarimo kwambura no kwanduranya, habamo n'ubwenge bubi. Ubwenge bubi umuntu akabukoresha nawe akagera ku bintu kandi tukamwemera. Ariko Imana igiye kudukiza, haleluya, ihitamo gufata ubupfu bw'ibibwirizwa, ihitamo gufata ibimeze nk'ubusazi ariko ngo by'ubutumwa bwiza tuvuga, hanyuma ibikirisha abizera Kristo. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Yesu yongeye kuvuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 10:21, ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Muribuka yari yatumye intumwa ze nyinshi zirenze za 12 yazitumye kuvuga ubutumwa bwiza. Ziragenda zivuga ubutumwa bwiza, zigaruka zinezerewe, ziravuga ngo n'abadayimoni baratwumvira, mu izina ryawe twirukanye abadayimoni bava mu bantu. Muri make igiterane bari bagiyemo cyari cyagenze neza. Haleluya. Ariko uzikubona abantu babohoka ku ngoyi za Satani. Satani atwaje abantu benshi igitugu. Indwara zose zihari siko ari indwara zisanzwe. Hari abantu bahetamishijwe na Satani, hari abantu bafite agahinda batewe n'abadayimoni, hari abantu bafite indwara z'abadayimoni, tukabibona mu buryo busanzwe. Igiterane cyari cyagenze neza, bagaruka bavuga ngo twirukanye abadayimoni, abantu babohotse mu izina ryawe, ibintu byagenze neza, umuriro w'Imana watse. Yesu arongera arababwira ngo ariko ntimwishimire ibyo gusa, nubwo nabyo ari byiza,
kuko Imana yifuza ko abantu babaho babahotse, ariko ntimwishimire ibyo gusa, ngo ahubwo mwishimire yuko n'amazina yanyu yanditse hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Arangije ntiyagarukira ngo yishimira mu mwuka, niwo murongo tuvuga 21, ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Aravuga ati ndagushimira Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato, cyangwa se abafite imitima iciye bugufi. Ngo ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Haleluya, haleluya. Agakiza n'akabantu batishoboye, kutishobora mvuga si mu mufuka, n'akabantu bafite umutima ushaka Imana. Haleluya. Iyo umuntu yihagije ntakenera agakiza, nta bufasha akeneye ku Mana, yumva ibintu byose abyishoboreye. Uzumva iyo umutima w'umuntu utarameneka akubwira ati ariko ngiye nta cyaha nkora, ariko ngiye ndi umunyangeso nziza, ariko ngiye nta kibazo, navutse mu muryango mwiza, iwacu turapanga bigacamo. Agakiza n'akabafite umutima umeze nk'uw'abana batoya, bakeneye help, bakeneye ubufasha. Haleluya. Bazi ko badashoboye, niyo mpamvu naka imitima imenetse. Agakiza gahabwa abashobewe, kandi abantu ntidukunda gushoberwa, dukunda gushobora byose. Haleluya. Dukunda kubona ibisubizo by'ibintu byose, ariko nta gisubizo gikiza ibyaha. Haleluya. Keretse kubwira Yesu ngo byarananiye, sinabishoboye, sinabasha kwikiza, ndi umunyabyaha, ndagushaka ngwino unkize. Haleluya. Yesu yishimiye mu mwuka, aravuga ngo ndagushimira Data ko wabihishe abanyabwenge, ukabihishura abafite umutima uciye bugufi, ukabihishura abafite umutima umeze nk'abana batoya bagukeneye. Haleluya, haleluya. Igituma ubuzima bwa Gikristo bushobora kuryoha, bukagenda buryoha, bukomeza gutoha kugeza mu masaziro, n'abantu bagize umugisha wo kugira umutima ukeneye Imana, ukomeza gukenera Imana, ukomeza gukenera Imana, ukomeza gukenera Imana, umutima ukomeza gukenera Imana, umutima ukomeza gukenera Imana. Umutima iyo wahaze, urugendo rusa nk'uruhagaze cyangwa nk'urugarukiye bugufi, Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Ndakwinginga nkubaza nshuti y'Imana, waba warigeze guca mu gihe cyo kwibaza nyuma y'uko wumvise ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana, yabirica mu ndirimbo, yabirya abantu babwirije, cyangwa witekerejeho, cyangwa warebye ku byaremwe, waba warigeze igihe cyo kuvuga ngo umutima wanjye ukeneye Imana? Waba warigeze uca muri ibyo bihe? Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Nanejejwe n'abana b'abapasiteri, njya mbiburana rimwe na rimwe babaza ibibazo ngo abana b'abapasiteri baba ibirara, nanjye nkaburana nkavuga ngo haba mu Rwanda haba no mu mahanga, abapasiteri beza bariho bakomoka mu miryango y'abapasiteri. Haleluya. Ikindi twubaka ibintu bidashira. Abana b'abapasiteri mujye mushira ubwoba. Ababyeyi banyashaka kutagira amafaranga menshi, ariko ibyo twubaka twebwe n'ibyiteka. Dufite umurimo mwiza wo guhindurira abantu eternity, aho bazayipasa. Dufite umurimo mwiza utagarukira mu bwenge, dukoreshwa n'Imana, dufatanya n'Imana kwimura abantu mu irimbukiro bakajya kuba mu bugingo buhoraho. Uwo murimo ntugira ingororano ku isi, uwo murimo ntugira igihembo mu isi. Ushobora kugira abashyitsi benshi bakababangamira iwanyu, cyangwa papa wanyu na mama wanyu bagahora babimura hirya no hino, mukumva murabihiwe, ariko reka mbabwire, muzamenya ako gaciro nitugera kwa Data. Haleluya. Nta ngororano z'ibinahangaza abavuze ubutumwa bwiza, nta z'ibinaha. Abavuze ubutumwa bwiza n'umutima wa bose nta ngororano wabona. Ntiwabagurira imodoka, ntiwabubakira inzu, nta ngororano. Reka ngaruke. Haleluya, haleluya. Waba warigeze, njya kuva kuri iyi ngingo, waba waragize igihe cyo kwibaza icyo ukwiriye gukora ngo ukizwe ibyaha utazarimbuka? Waba warahuye n'ubutumwa bwiza ugahura n'ijambo ry'Imana nk'uko, ukumva mu mutima wawe uratsinzwe ku giti cyawe? Imana ntigira abuzukuru. Haleluya. Ku giti cyawe watojwe ibyiza, ukurira mu nzu y'Imana, bakuramiza amata y'umwuka hakiri kare, ariko ku giti cyawe waba warigeze kuvuga ngo ngirente kugira ngo nkizwe? Haleluya. Muribuka umurindagereza uri mu Byakozwe no mu gice cya 16 ku murongo wa 30, cya gitangaza kimaze kuba, gereza imaze kunyeganyega, Paulo na Sila bashimye Imana muri gereza, azi ko abafungwa bose batorotse, asanze batatorotse, yaravuze ngo ngirente kugira ngo nkizwe. Haleluya. Waba warigeze kugira uwo munsi, iryo joro, icyo gitondo, ayo manywa, ukavuga ngo ngirente kugira ngo nkizwe? Haleluya. Baramubwira ngo wizere umwami Yesu. Imana nishimwe cyane. Wizere umwami Yesu urakizwa nabo mu rugo rwawe bose. Bamubwira ubutumwa bwiza, arizera, arakizwa, ngo muri iryo joro abatizanywa nabo mu rugo rwe bose. Umurindagereza ahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Nitugera mu ijuru tuzamusangayo. Ndimo ndakubaza, waba warigeze kugira umunsi, kugira umwanya uvuga ngo ngirente kugira ngo nkizwe? Haleluya.
niba bitarakubaho icyampa umutima ugafunguka uyu munsi ukumva ijwi ry'umwuka wera, kuko gukizwa n'uyu munsi. Haleluya, haleluya. Ese we wakijijwe ariko ukongera ugasa nkaho ubaye mu buzima bw'ibitotsi, wakwinginga Imana ikagarura inyota yo gukiranuka mu mutima wawe. Wibuke ko biri tubwira mu bahiriwe n'abazahazwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Haleluya, abo ngabo barahazwa. Imana nubwo yuzuye imbabazi n'urukundo, ariko Imana ntiyibunza. Sinzi niba mbivuze neza. Imana ijya ahantu bayifitiye inyota. Haleluya. Umutima ufite inyota Imana irawuhaza, ihora iwuzuza ibizayo, ihora iduha ku bundi bwiru, ikahora itwereka urundi ruhande rwayo twari tutarakamenya. Haleluya. Umutima ufite inyota usenga nk'uko Mose yasenze. Tumaze iminsi tugendana mwami, hari uko yari imuzi ngo baraganiraga nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, ariko akongera akamubwira ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya. Umutima ufite inyota uhora ukumbura guhishurirwa Kristo kurushaho. Amahirwe yose uwo mutima ugize wo kuba mu ijambo ry'Imana, cyangwa wo kwiherera ari wenyine, cyangwa wo kugira umwanya acecetse, ababwira Imana ngo Mana nyihishurira kurutaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icyampa uyu munsi umutima wawe ukagira inzara n'inyota. Haleluya. Agace gakurikiyeho katubwiraga ngo abo bavutse ubwa kabiri nibo bafite ibyiringiro bizima. Wibuke ku murongo wa 3 watubwiye ngo kuko yatubyaye ubwa kabiri nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyo twumvise ikintu kizima duhita tumenya ko hariho n'ibitari bizima. Haleluya. Ibyiringiro bizima biva mu rupfu rwa Yesu. Haleluya. Hanyuma ibyiringiro bizima bifitwe gusa n'abantu bavutse ubwa kabiri. Haleluya. Abandi bafite ibyiringiro bigajuka, bafite ibyiringiro bishira, bafite ibyiringiro bitarama, bategereje ibintu niko kuko natwe dufite ibyo dutegereje ariko bifite igihe gito. Haleluya. Bivuga ngo dukurikije ikiri kuri murongo wa 3, niba nta kubyarwa ubwa kabiri, ibindi byiringiro byose byaba bipfuye, byaba atari bizima, byaba ari ukwishuka, cyangwa se byaba ari iby'igihe gito. Muri ubu buzima dutegereje ibintu byinshi. Tegereje ibintu byinshi. Nibaza ko nawe utegereje ibintu byinshi. Umuntu wese ufite ibyiringiro by'ejo hazaza abategereje ibintu byinshi. Dutegereje ko Imana izatugirira neza, izagira neza urubyaro rwacu n'abana b'abana bacu. Dutegereje byinshi. Dutegereje n'ibyizatugirira natwe. Dufite amasengesho, dufite ibyo turimo dusaba Imana, dufite ibintu byinshi dutegereje. Ariko ibyiringiro bizima tuvuga birenze ibyo byose. Birenze gutegereza ko uzahabwa akazi keza, birenze gutegereza ko uzashakwa cyangwa ugashaka, birenze gutegereza ko uzahindurirwa imibereho. Ibyo nabyo ni byiza kandi nasanze data bitanga. Haleluya. Yaratubwiye ngo niba turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Iteka iryo jambo riransinda. Nta na rimwe mu bubi bwanjye ndagira igitekerezo cyo kumva umwana wanjye atabaho neza. Mu bubi bwanjye murabizi tubyuka neza igitondo kimwe, ikindi gitondo tukabyuka nabi, ariko mu bubi bwanjye nta na rimwe ntaranakizwa, nta na rimwe nigeze ndota ko kwifuza ko umwana wanjye yabaho nabi. Hanyuma birika tubwira ngo nimba turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Umwana we ntagusaba umugati ngo umuhibuye, ngo umubwire ngo reka wumve shanga, ugomba kumenya ubwenge ngo banze uhekenye ibuye. Turi babi. Hanyuma ngo data, haleluya, uzuye imbabazi no kugirira neza, ubayobewe ibyiza bidukwiriye, azatugirira neza. Azatugirira neza tukiri inahangaha, azadutunoza ngendo, azahanagura amarira ku maso yacu, azahindura ubuzima bwacu kuko arabinezerewe. Haleluya. Maze kugira abana bakuru b'abasore, murabizi abasore baba bafite apeti, ariko niyo barimo kurya mbabona ari byiza, kandi barimo kurya byinshi. Ariko ubona ari byiza, iyo uguze umugati umwe ntumenya aho uciye, ubona ari byiza. Unezerewe ko bafite sante, unezerwa ko bafite ubuzima. Ntabwo data ari umugome, ntabwo data ari mubi, ku buryo ahagaze yicaye ku ntebe yarimo avuga ngo reka kome, ngo reka yumve. Uwo siwe ni umutunzi w'imbabazi. Iyo nezerewe nawe aranezerwa, iyo natabawe nawe aranezerwa, iyo ndimo simbuka mu cyumba cyanjye kubw'ibyiza yangiriye nawe aranezerwa. Haleluya. Rero azatugirira neza, nimuhumure, azatugirira neza, azahanagura amarira ku maso yacu. Haleluya. Aho twakorewe n'isoni azahadutabarira. Gukorwa n'isoni gukorwa n'isoni. Gukorwa n'isoni. Ubundi kimwari iyo kiri imbere muri wowe wimenyanira nacyo,
wowe n'Imana yawe. Kabambe nk'urukweto rutobotse munsi ariko ntibigaragara hejuru. Ariko gukorwa n'isoni ni igihe ibimwaro byacu byagiye hehe ku karubanda, n'abandi bakabibona, ugakorwa n'isoni. Hanyuma abadakomeye muri twebwe bakatubwira tubura n'ibyaha bye, abadakomeye muri twebwe bakavuga yajyaga tubeshya, ariko rimwe na rimwe Imana yabyemeye. Ariko aho nyine dukorerwa n'isoni. Haleluya. Imana y'imbabazi igihe adutabarira, hanyuma izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Abari bacogoye bagasenga Imana yacu, bakavuga ngo Imana yatabaye kanaka, nanjye izantabara. Haleluya. Ibyo byose biraryoshye, ariko ibyo ni ibyiringiro byoroheje. Amen. Nari nyumva ngo dufite ibyo dutegereje ku isi, iyo neza yose data azagenda yitugirira igendanye n'umugambi we. Itagendanye n'umugambi we azakugirira indi nziza igendanye n'umugambi we. Haleluya. Kuko hari igihe umuntu yibwira ngo gusubiza ibyo ashaka byose data azabisubiza. Oya. Urugero turamutse twese twifuje kwimuka i Butare muri Huye, tukajya gutura hehe? Muri Canada. Mbese ubu akaba ari cyo cyifuzo cyacu. Abo bijyanye n'umugambi w'Imana azabibaha bagende. Abandi nabo bazi gushugurika bakirwanaho bitanajyanye n'umugambi w'Imana, nabo bazagenda. Ariko data hari n'abandi akeneye n'ahangaha. Ubwo rero abakeneye n'ahangaha kandi bategereza Imana, ntago azaduha kugenda, azaduhera umugisha ahangaha. Haleluya. Kuko umugisha ntuba ahantu, umugisha ufitwe n'Uwiteka, kandi no mu ishyamba ry'inzitane yahakumereza ukahagirira umugisha, ugahinga ukeza. Haleluya. Yabikoreye umwana wa Abrahamu ngo mu butayu hagati arahinga areza, ngo agenda bumukire, arushaho kubumukira cyane, kugeza igihe bene igihugu bamuhungiye, bagira ubwo bati twimuke utuvemo kuko turuta cyane. Umugisha ufitwe na data kandi niso. Haleluya. Ntukajya wicira inzira z'ubusamo. Reka ngaruke. Ibyo byiringiro navugaga by'ibyiza azatugira inahangaha biraho, ariko ntibigereranywa n'ibi byiringiro bindi turimo tuvuga. Haleluya. Ibi byiringiro bizima tuvuga tubiheshwa gusa n'urupfu rwa Yesu. Imana nishimwe cyane. Inzu ushobora kuyibona utizera urupfu rwa Yesu. Kubyara wabihabwa utarwizera. Mu nyumve inshuti z'Imana. Haleluya. Kwimuka mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, kubona promotion, n'abatizera uyu mwami wacu barabihabwa. Natwe abamwizera arabitugirira. Ariko ibi byiringiro bizima turimo tuvuga, ibi byiringiro bahereye mu gitondo bavuga, ibi byiringiro bizima ngo tubiheshwa no kuzuka kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari ijambo Paulo yavuze, aravuga ngo byaba ari akaga niba kwiringira Kristo kutugarukiriza ku bintu by'inahangaha, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kuruta abandi. Icyambi cy'ikintu ukacyumva we ukacyumva. Haleluya. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere yandika itorero ry'i Korinto 15 umurongo wa 19, reka nkoresha nanone Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo bizumve mu kinyarwanda cyoroheje. Urwandiko rwa mbere Paulo yandika itorero ry'i Korinto igice cya 15 umurongo wa 19, ngo niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa. Ako kantu mwakumvise? Niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Niba kwiringira Kristo, niba twabyitiranya na bya byiringiro bizima twahereye kare tubivuga, bya byiringiro bizima byavuye mu gupfa kwe no kuzuka kwe, ngo niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, tukiriho gusa. Muri make niba kumwiringira bigarukira ku byo twita umugisha w'inahangaha, mu nyumve bera b'Imana. Haleluya. Kuko hari inyigisho nyinshi ziduhinyuje, ziduteye kwiringira ibigarukira inahangaha, ngo ariko niba ari uko bimeze, niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu, twaba turi ba masikini, twaba turi ingorwa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Kubera iki? Twaba twarayobye. Haleluya. Twaba twaribujije byinshi. Iyo abantu bavuga ngo kurya isi nuko isi iryoha, igira ibiryohera, biryohera uyu mubiri, biryohera imibereho, wibujije kubwo gukurikira Yesu. Nta kindi, nta polisi hari, nta ribi kuri inyuma, nta kindi. Umugore wawe mutari kumwe, umugabo wawe mutari kumwe, boss adahari, nta muntu ukureba. Hari ibyo wibujije kubera gukurikira Yesu. Biramutse rero ibyiringiro byacu byo kumenya Yesu bigarukira inahangaha, twaba turi abantu bo kubabarirwa kuruta abandi. Haleluya. Ariko ibi byiringiro tuvuga
z'uyu mwami twamenyanye birenga ubu buzima, birenga urupfu, haleluya, birenga inahangaha, bigera hakurya mu bundi buzima bw'iteka ryose. Iyo umukristo rero yambuwe kumenya ibyo ngibyo, abaho abihiwe. Mu kanya mwavugaga umuvandimwe wavuye mu mubiri, birababaje, ariko reka mbabwire, abapfiriye mu mwami tuzahura nabo. Ibyo si igipindi, haleluya. Ikindi abafite umwami ntabwo dufite ubwoba bw'urupfu. Abafite ubugingo buhoraho, abazi ko twababariwe, ntidufite ubwoba bwo twatinya kuvuga ngo Pawulo yavuze kubaho ni inyungu kugira ngo tubanze dusavinga abatarakizwa, dukomeze abatendebutse, ariko ubundi gusanga umwami biraryoshye kurutaho. Hanyuma iki gitaramo cyari kiryoshye, tukagikomezanya n'abamarayika mu ijuru, biraryoshye kurutaho, haleluya. Ariko abera benshi barimo barahishwa kino kintu, ibyiringiro byabo biragarukira ku bizina ahangaha. Urugendo rw'agakiza ntirushobora kuryoha. Ntushobora gukorera Imana n'ibyawe byose, n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose. Ibihembo byawe byose warabigarukije n'ahangaha. Uzakorera abantu, uzakorera idini, uzakorera umuyobozi wawe. Naba adahari uzakonja, niba bataguhaye amashyi uzakonja, niba nta gihembo gihari, niba batakurokonesa uzakonja. Kubera iki? Ibihembo byawe bigarukira ku byo abantu bashobora kuguha. Ariko abakorera umwami bakazarinda bagera mu rupfu, nta kintu kibasha kubatangira, haleluya. Amagorwa y'isi atabatangira, amashyi y'abantu cyangwa gutukwa bitabatangira. Abo ni bande? Ni abantu bazi ko ibyiringiro by'ukuri bafite birenga buno buzima, haleluya. Bera b'Imana, nshuti z'Imana, icyo twakorewe, icyo umwami wacu yadukoreye kirenga ibintu byose, kiruta ibintu byose uzatungukira inahangaha, haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo yasengeye itorero rya Efeso. Ibi bibwirwa bakijijwe, amen. Kubera ko ushobora gukizwa ariko ukagarukirizaho, ukajya wumva wababariwe ibyaha ndetse ufite n'ubugingo buhoraho, ariko ntusingire neza, ntuhishurirwe neza, amaso yawe ntakingukeho ngo umenye ibindi wiringizwa niyaguhamagaye, haleluya, ibyo abantu bo ku isi batabasha kuguha. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibyo twiringijwe n'uwaduhaye ubugingo buhoraho. Mu rwandiko rwe yandika itorero rya Efeso, Pawulo, igice cya mbere, reka nsome kuri 15 kugeza kuri 18 honyine, uze gukomeza usome. Uru rwandiko ruraryoshye, haleluya. Ngo nicyo gituma, rwandiko nako igice cya mbere cy'Abefeso 15 muri Bibiliya yera, ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera. Mwumvise abo bibwirwa? Nabizeye, kuko urugendo rugenda rwunguka rurushaho kuba rwiza. Ngo maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, ariko ngakiraho ikindi, ngo nkabasabira uko nsenze. Muranyumva abera b'Imana, haleluya. Nkabasabira uko nsenze, ngo kugira ngo, mvicyo dukeneye, kugira ngo umuriro w'Imana wake muri twebwe, ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenye. Kandi ubwo bababwira bagize gute? Barayizi, haleluya. Hari umuntu unyumva? Muracyahari? Mukunze ijambo ry'Imana, haleluya. Ababwira bagize gute? Barayimenye. Ariko kuyimenya kwacu kugenda gukura kunguka, amen. Ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mwongere mumenye. Noneho mumenye iki? Mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Baramenye, bahishuriwe Kristo, bari mu ntore z'Imana, bari mu bababariwe, bafite ubugingo buhoraho. Ariko hari ukundi kumenya. Uku kumenya iyo kwaje mu mutima, ni wa muntu uzasangana ububyutse n'umutima ukangutse kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12, haleluya. Nta kintu kimuzimya imvura yaguye cyangwa yabuze. Imana ishimwe cyane, kuko hari ukundi kumenya yahawe. Agira umugisha, amaso yakingukaho gatoya, ararunguruka, haleluya. Amenya ibyo abikiwe hehe? Mu ijuru. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Abera bafite ibyo babikiwe mu ijuru. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana umurongo wa 18 wonyine, ngo abahumure, ndabasengera ngo abahumure imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa,
muri mubuka ko turi mu byiringiro bizima. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwuka wera dusange akingura amaso y'imitima yacu, dusobanukirwe ibyo kwiringirwa, bya bindi bihesha abantu ibyiringiro bizima bitagajuka. Ngo musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye. Ibintu Imana yaduhamagariye ni ibyo kwiringirwa. Ngo kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo, ufite ikuzo, ufite glory, ufite icyubahiro. Ngo tumenye umunani Data yateganyirije abo yatoranyije, ufite ikuzo ritagira akagero. Haleluya, haleluya. Ntushobora kumenya uyu murage ngo ubereho ibyina ahangaha gusa. Mbese ubuzima bwawe n'imipangu yabwo n'ibyo upanga n'amafaranga yawe n'ubwenge bwawe n'imikorere yawe ngo ubereho ibigarukira inahangaha, iyo warungurutse ibyo tubikiwe mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwawe buberaho Data, buberaho kumuhesha icyubahiro. Uhora uvuga mu mutima wawe ngo umenyeshe n'ikindi cyakubahisha nacyo ngikore Mwami. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umutima wawe uhora usaba Imana ngo unyigishe kugukunda kurutaho kugira ngo ngukorere. Nitugera mu ijuru, nubwo ntazi uko bizagenda byose kuko tumenyeho gato, abataragize umugisha bafite ubugingo buhoraho bababariwe ibyaha ko tuzabanayo. Babandi bazakizwa nk'abakuwe mu muriro, murabizi nta murimo nta mwanya wo gukora n'ibindi nk'ibyo. Haleluya. N'abandi bari barakijijwe ariko ntibagere hano hantu Pawulo arimo asengera itorero rya Efeso, ngo bagire ubw'amaso y'abahweza, ngo bamenye ibyo biringizwa n'iyabahamagaye, babone umunani urabagirana wuzuye ubwiza, wuzuye gloire Data bikiye abera. Bamwe nibagera mu ijuru baza bameze nk'abavuga ngo Data yaba wari unyongeye andi mahirwe, ngo noneho ngende ngukorere n'ibyanjye byose n'amafaranga yanjye yose n'imbaraga zanjye zose, hanyuma noneho ngaruke. Ariko tuzaba tutakigarutse, dufite umunani tubikiwe mu ijuru. Haleluya. Ibyiringiro bizima birenze ibyina ahangaha, birenze ibyo Data azaguhera inahangaha, birenze ibyakunezeza inahangaha. Dufite umunani wuzuye ubwiza, wuzuye icyubahiro abera babikiwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Data dushoboze twe kuba nk'abapfapfa bamwe bari mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Sindi bugeyo kubw'umwanya w'impamvu. Kubwo ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 2 hari abapfapfa bariyo bwoko babiri. Reka mbabwire muraza gusoma. Yesu yari arimo kuvuga amahishurirwa atangaje. Akomeza avuga agera no hepfo aravuga ngo mutinye ntimutinye abica umubiri gusa, mutinye ushobora kwica umubiri akarimbara n'ubugingo akabita muri Gehinomu. Arongera akomeza arababwira avuga ngo utuka umwana cyangwa wanga umwana cyangwa iki wowe azababarirwa, ariko utuka Umwuka Wera ntazababarirwa. Arakomeza avuga nusoma biriya bice bitangira uraza kumva amahishurirwa akomeye. Mbese ni nkuko Yesu uyu munsi yaba yadusuye ari ufite samoni, ari urimo kubwiriza, arimo abwiriza ibyo bintu, wumva igitangaza. Munkurikire wumva igitangaza cyabayeho. Yesu arimo aravuga ibyo bintu biteye ubwoba by'ubwami bw'Imana bitangaje. Tekereza ari Yesu wabwirije, hagahita haguruka umuntu, bya bindi twita HS horsije, hagahita haguruka umuntu mu iteraniro agahita avuga ibintu bitandukanye 100% n'ibyo Yesu yavugaga. Agahita asanga umwigisha imbere akamubwira ngo Yesu, dore muvandimwe wanjye yanze ko tugabana amasambu. Yesu arimo aravuga ibintu biteye ubwoba by'ubugingo buhoraho, by'ingororano n'ibindi. Mu iteraniro ryari rimeze nk'iryakurikiye, bari bameze nk'abarimo gufashwa, ariko hagahita havayo umuntu akavuga ati Yesu ngwino tugabanye amasambu, dore mwene Data yanze ko turinganiza. Abera b'Imana ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndimo ndangiza bibanziriza ibyo kurangiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Twe kugwa muri uwo mutego, aho Data tubwira ibyo tubikiwe mu ijuru, aho tubwira iby'ubugingo buhoraho, aho tubwira ko abanyabyaha bababarirwa, aho tubwira ko wowe nanjye dufite umurimo wo kubwira abatarakira birabyiringiro bizima, ngo hanyuma tumugarure ku bintu byoroheje byo kugabana amasambu n'amazu n'amamodoka, nk'abatigeze bumva karema icyo avuze. Yesu yarakomeje hepfo muri icyo gice ahita abacira wa mugani w'umutunzi. Umutunzi wavuze ngo mutima wanjye rya uryame uruhuke unezerwe, kuko umusaruro wabaye mwinshi, ibigega byanjye biruzuye, none mbuze uko ngiye kongera mbyagure. Itorero ry'Imana, abera b'Imana benshi barimo baragwa muri uwo mutego wo kugarukira inanga.
hanyuma kuko wari umugani Yesu arakomeza arababwira, avuga kuri uwo mutunzi w'umupfapfa, aravuga ati wa mupfapfa we ubwirwa n'iki? Kuri muvuga ngo mutima wanjye rya uruhuka unezere, ubwirwa n'iki ko ejo uzaba ukiriho? Ubwirwa n'iki ko ejo uzaba ugihumeka? Aho niho bakomeza bongera kutwibutsa, ese byamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe? Turamutse tumenya umunani tubikiwe mu ijuru, intambara mu madini zaba nkeya, intambara hagati y'abantu n'abandi zaba nkeya, ibyo duharanira twagabanya umuvuduko tubiharaniramo, tukabana n'abantu amahoro, tugaharanira ibidashira. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, iyo tuvuga ibyiringiro bizima, ni ibyiringiro umuntu atakwaka. Haleluya. Ni ibyiringiro bitagajuka, birenze kugira ibigega byagutse, nubwo ari byiza kuko dukwiriye kurya tukagaburira n'abandi bashonje. By the way, nkwibutse nusenga isengesho ryo kurya, iyo umuntu amaze gusaza rero agenda yisanzura ukuntu avuga n'ibitamureba, ariko niko bimera. Nusenga isengesho ryo kurya, urimo uvuga uti Imana ndagushimira ko waduhaye ibyo kurya, ukanagerekaho ngo Mwami wibuke abatabifite. Uzajya urenzaho kano kantu uvuga uti Mwami unkoreshe kugira ngo ngire gute, ngaburira abatabifite. None si ibisunike ngo Imana igabure, ubwo ibiri bucishe kwande? Ibiri bugabure iciye kwande? Twese nidusenga gutya ngo Mana ugaburira abatabifite, nta numwe ushaka kwimucamo ngo gaburira abatabifite. Haleluya, haleluya. Twe kugwa muri mutego wabari abapfapfa babiri bo muri Luka 12. Kuva Yesu arimo kuvuga ibidashira, akavuga iby'ubugingo buhoraho, agahita mumanura cyane mu mbaraga yararimo, avuga ati tugabanya amasambu. Yesu akavuga ati ntago nazanywe no kugabanya abana amasambu. Mu byatumye ye ku musaraba kugabanya amasambu n'ibirimo. Haleluya. Abanyabwenge basanzwe b'isi, abagabo b'imfura n'abagore b'imfura batarya ruswa, batugabanya amasambu bigakunda, bakunga imiryango bigakunda, ntibikeneye igitambo cyo ku musaraba. Haleluya. Ukora neza ukaba umwizerwa, nta satani urimo, byaguhesha promotion mu kazi. Ariko ibi byiringiro bizima tuvuga byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba. Haleluya. Yarapfuye kugira ngo we nanjye duhabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma kuko tutakijijwe nk'abakuwe mu muriro, kuko tugifite iminsi yo kubaho, aragukiza kugira ngo narangiza gukoresha ace muri wowe abandi benshi bakizwe. Hanyuma imbere ya data tuzazamukana iminyago myinshi. Buri muririmbyi wa Silowamu azabazanye undi muntu yakuye mu byaha, n'abandi barazanye abandi, twese tuzahurire mu gitaramo cyo mu ijuru. Ibyacu ntibirangirire inahangaha. Haleluya. Ntiwemere kugarukira inahangaha, byiringiro byawe ntibigarukire inahangaha, ibihembo byawe ntubitegereze inahangaha. Tubikiye undi munani utagajuka. Nshuti z'Imana, igitabo cy'ibyahishuwe tubona bibaza ngo bari abantu ni bande? Haleluya. Abamarayika nabo bafite amatsiko, baradutegereje, baribaza abantu batumye Imana yambara umubiri kaza kubashaka, ngo baza ngo bariya ni bande? Haleluya. Yohana nawe yibaza bariya ni bande? Barambwira ngo baribona benshi, ngo nabakuwe muri urya mubabaro mwinshi. Haleluya. Ngo none bamese ibishura byabo mu maraso yo ntama, abo ngo barategerejwe mu gitaramo cyo mu ijuru. Ikindi gihe Yesu asangira n'abigishwa b'igaburo ryera, yarabwiye ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu, sinzongera kurya kuri ibi ngibi, ndabategereje tuzasangira ku meza ya data. Haleluya. Dufite ikindi gitaramo dutegurirwamo, ariko wigenda wenyine, ufite umuturanyi, ufite umukorana, ufite uwo mwicarana, ufite utaramenya umwami, ufite n'uwigeze kumumenya ariko kubw'ibyago n'amakuba byamugezeho yaracogoye. Ntaheruka mu nzu y'Imana, ntaheruka akanezero k'Umwuka Wera. Ni wowe maboko y'Imana yageraho hose ukamukurayo. Imana ishimwe. Reka ndangirize kuri iki. Muri cya cyanditswe haratubwiye umurongo wa 5 havugaga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe, tuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, haleluya, mbabwire mpagaze ku maguru yanjye yombi, mbabwire ngo turarinzwe. Haleluya. Dutuye mu isi dusa n'abandi, dushobora gusonza nk'uko basonza. Haleluya. Ariko abakijijwe dufite ingabo ibihumbi z'abamarayika zihagurukana natwe, zigendana natwe. Ibyemezo bitugenerwa ntibigarukira tanzo zakora ishyano, ariko ntacyo reka mbivuge, ntibigarukira mu mirenge, ntibigarukira mu kagari, ntibigarukira mu karere, yewe nta nubwo bigengwa na za guverinoma z'ibihugu. Ibyemezo bitugenerwa bifatirwa mu nteko yo mu ijuru. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ubugingo bwacu bwahishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Abari muri
Kristo ntibagerwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikingeraho kiba cyaciye mu kayunguruzo k'urukundo rw'Imana. Haleluya. Data kareba akavuga ati ntacyo kimutwara, ndamwizeye, nkuko yavuze kuri Yobu. Haleluya. Satani yadusaba, ibihe byadusaba, ariko turarinzwe. Kubera iki? Dufite imbuto y'Imana muri twebwe. Ntabwo tukivuka kwa handi tuvuka iwacu ngiye hitwa kwa Mazimpaka, ntitukivuka ho honyine, twabyawe n'Imana, twabyawe n'imbuto itabora. Ngibyo birenze ubushake bw'umugabo n'umugore, birenze imipangu y'abagore n'abagabo. Haleluya. Nubwo iwanyu baba barakubyaye batagushaka, kiri gikomere. Haleluya. Wabyawe n'Imana, wabyawe n'imbuto itabora. Barakubwiye ngo waje uri umukobwa bashakaga umuhungu, barakubwiye ngo bateye mama wawe inda mu muferege, barakubwiye ngo iso yarakwihakanye, barakubwiye ngo mama yaragutaye, bakwise Nyandwi na Nyiraminani waje utagikenewe. Twabyawe n'Imana. Haleluya. Imbuto itabora y'Imana iri muri twe, turarinzwe. Haleluya. Ibyemezo bidufatirwa biba ku ntebe y'Imana, idapfa, idasaza, itagirirwa kudeta, itava ku ngoma, yatangiye itangiro ritarabaho, izahoraho iteka ryose, idufite mu kiganza cyayo gutya. Hanyuma irongera iratubwira nshuti z'Imana, iravuga ngo umuntu nankunda, reka ngusigire umwitozo umwe wo kwitoza gukunda Imana. Buri gitondo ujye umubwira ngo nyigisha kugukunda kurutaho. Haleluya. Nibyo sengesho ryanjye mbyutse, ndambwira ngo nyigisha kugukunda kuruta. Kubera iki? Aravuga ngo umuntu nankunda, haraho avuga ngo umuntu azitondera amategeko yanjye, ariko narahandi nkunda kurushaho. Njyewe, ubwo ni Yesu, njyewe na Data tuzaza iwe, tugumane nawe. Haleluya. Waba utuye muri etaje, waba utuye mu nzu ihengamye, niba ukunda Yesu, ubumana, guverinoma yo mu ijuru ibana nawe. Ubwo isi yaguha iki kiruta icyo? Uretse kutabimenya, umuntu akipfusha ubusa kandavura, uretse kutabimenya. Nta kintu wama cyagira agaciro kuruta umubano ufitanye n'Imana. Ntacyo wangura, nta mamiliyoni, kandi amafaranga ndayakeneye, ariko nta cyagura umubano wanjye n'Imana. Mureke duhaguruke dusenge, hanyuma dukomeze gahunda. Umwami Yesu abahe umugisha. Turimo turavuga ibyiringiro bizima, bifite ubuzima, kandi ikibihesha ubuzima si ikindi, ni inkomoko yabyo, byavuye mu rupfu rw'Umwami Yesu. Byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba. Haleluya. Si ibihimbano by'abazungu, ntimukajye mwemera ibintu by'abantu batizera. Ntabwo ari ukoza abantu mu bwonko, ntabwo ari inkuru z'amadini, ni ubuzima, ubuzima bw'Imana muri twe. Nyemerera dusengane. Ese waravutse? Ese wahaye umwami ubuzima bwawe? Ese arabugenga? Ese arabuyobora? Hari umunsi wamenye neza uvuga uti nagira nte ngo nkizwe ibi byaha? Hari umunsi wigeze umenya kuvuga uti ndi umunyabyaha, nkeneye kwakira imbabazi z'Imana? Uri hano ukeneye gukorana nawe isezerano, wazamura ikiganza tukagufasha gusenga. Ukeneye gukorana n'umwami w'abami isezerano bushya nako rya mbere, urabizi neza ko nta sezerano mufitanye, nta soni biteye, yagukunze urukundo papa na mama batagukunze, batazashobora no kugukunda, yarapfuye ku musaraba ku bwawe. Niba hari uhora azamura ikiganza, nawe mbona, reka twisengere twebwe abarahanga twagize umugisha wo kwakira iyo mbuto itabora y'Imana. Tugiye gusenga isengesho rimeze nka rya Pawulo yasengeye itorero rya Efeso, kugira ngo amaso y'imitima yacu akinguke, ahweze, tumenye ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye. Biriya byiringiro bizima birenge kuba indirimbo, birenge kuba ijambo wasomye muri Bibiliya, bihinduka ubuzima bwawe. Umenye umunani ubikiwe mu ijuru, umenye umugabane w'abera, bigutere imbaraga zo kumukurikira no kumukorera, utakizima, utakibakazuyaze, utagikonja, utagisigana n'abantu, utakivuga ngo dore barahari, utakivuga ngo dore ntibaje, utakireba ku kintu na kimwe. Imiruho n'ingorane z'isi bitakikuzimya, ubuhemu bw'abantu butakikuzimya. Amaso yawe akinguke, umenye umunani tubikiwe mu ijuru, umenye ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye, umenye ibyo kwiringirwa aduhamagarira. Reka tumusabe gukinguka amaso, tumuhishurirwe kurushaho,
tumumenye kurutaho, kugira ngo ningera mu ijuru nzabe narakoresheje ibyo yampaye byose. Impano yantije, amafaranga yantije, imbaraga yagutije, imyaka yaguhaye yo kubaho yose uzabe warayimukoreshereze udafite na kimwe wicuza, utavuga ngo iyo mbimenya iyo mukorera kurutaho. Reka tumusabe amaso yacu akinguke. Data, mu izina rya Yesu, turimo turavuga ibyiringiro bizima byabonekeye mu rupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, birenze kure ibyo dutegereje tukiri hano mu isi, ahubwo n'ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Kora ku maso yacu uyu mugoroba, turungurukeyo tumenye ibyo twiringizwa nawe uduhamagara, kugira ngo umuriro w'Umwuka Wera wongere wake mu mitima yacu, kugira ngo ububyutse bumanuke mu mutima wa buri muntu wese, kugira ngo ntidukorere mu kamenyero, kugira ngo ntitumenyere ibyawe, kugira ngo ntidukorere mu gasigane, kugira ngo ejo tudakorera abantu n'ibihembo by'inahanga. Atsa umuriro wawe mu mitima yacu, kora ku maso yacu, tugukorere dusiganwa. Reka uwari wajimijwe n'ibihe, uwari wajimijwe n'umubabaro, uwari wajimijwe n'ingorane, uwari watengushywe n'abantu, uyu munsi yongera kurebeho, amenye kuri uwo kwizerwa, amenye kuri uwo kwiringirwa, amenye kutabeshya. Reka ubuzima butari bwahiriye bikamunamura, bikamucogoza, amaso yakinguke, amenye umugabane wawe urenze ibyo uduhera inahangaha, maze umuriro w'Umwuka Wera wongere wake mu mutima we, maze tugukorere dusiganwa. Ibi byiringiro tubishyira batabifite, abari bacogoye tubakomereza amaboko, maze itorero ryawe ryake, umuriro wa Pentekote wake, ububyutse bw'ukuri bube mu byo dukora byose, bube mu misengere yacu, bube mu mikorere yacu. Icyo ushaka gikorwe, icyatumye twongera imyaka yo kubaho, mwami w'abami, maze tubeho ku bwawe. Ntagire isegonda yanjye upfa ubusa, ntagire umunsi wanjye upfa ubusa, ntagire umwanya wanjye upfa ubusa, ahubwo nsiganwe mwami hirya no hino mu bisarurwa byawe. Nkubera ijwi rikugendera, nkubera amaboko agukorera, nkubera amaguru akugendera, ubutunzi bwanjye buguserve, imbaraga untije ziguserve, amagara mazima untije agukorere. Hagurutse iryo shyaka mu basore batoya, hagurutse uwo mwete mu bakobwa batoya, tera izo mbaraga z'ubushobozi bwawe Mwuka Wera mu bakuze muri twebwe, maze buri muntu wese umuhuze n'umugambi umufitiye, umuhe guhagarara mu cyo wari waramugeneye, ubuzima butaramushifona, ubuzima butaramubabaza, umuhe guhuzwa n'umugambi wawe mwami, umuhe guhuzwa n'umugambi wawe mwami, umuhe guhuzwa n'umugambi wawe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo wari ufite igitabo, ngo wanditsemo iminsi yacu tutarabaho n'umunsi n'umwe. Hari imigambi wari umfitiye, hari imirimo myiza wari waranteguriye muri Kristo Yesu. Ubuzima bwarayimutesheje, ingorane zirabimutesha, ariko Mana y'amahirwe ya kenshi, garuka ku muhungu wawe, ugaruke ku mukobwa wawe, umuhuze n'imigambi umufitiye, umusuke mu imbaraga, umwuzuze ibyiringiro, maze akugendere. Urakoze Data, urakoze. Itorero ryawe uriho umugisha, iyi diyosezi ya Butare uriho umugisha, ibyara abahungu n'abakobwa, ibyara abakizwa, uyagura igitondo n'umugoroba, abashumba bayo bakomereza amaboko, ababafashanya guhora ku ngoma ubashyigikire. Imvura y'umugisha igwe hano hantu, kugirirwa neza bibomeho. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.